uvuze ko ntarinzi ko utera blague gutya njyewe urandaganira rwose kuko hari ukuntu njya mbona wicaye wigunze ufite utuntu tw'utubazo twinshi ariko sinarinzi ko ugira sitori nkizi uraganira birenze siko imbavu zanjye zari zitangiye gushya ahubwo keka akantu nakuzaniye ese uba namenya ari agatsiko ntekeranya bifambuza hasi uhorana udushya twinshi sinzi ntabwo namenya uyu munsi urumva ari nk'akahe gashya tumva tugiye kujyana kuvoma oya kuvoma ntabwo ari byo nakabaye naje iwanyu tugafata amajerekani tukagenda tekereza ikindi ni kimwe mu bintu ukeneye cyane njye iyo ndebeye inyuma mbona ugikeneye ni impano ushaka gukora urumva ari nk'igihe ugiye kumpa biswi biswi se biswi ni akantu gatoya ni ikindi kintu ngaho cyekeranya ibintu bibiri nanone ngo andi mahirwe abiri nkambwira ushobora kuba ugiye kumpa inkweto niba atari inkweto ni agashokora byose wabyishe ngaho umiriza umiriza uri kureba oya mumirize byanyabyo umiriza nyine wipfuke gutya ku maso oya wigira gutya se pfuka n'amaboko abiri ngiye kubikora sibyo Ese muko wega mai yego di Mama. Mama Erega menya warajuje nyina ntu niko muko urasuzugura pe takasuzugura hakimbwa iryana singiye kukubishya Mama gusuzugura n'ukuri ubaye ikize ariko kugeza ubu nkubwire n'ikindi jyewe ndagati kadacanwa uranyumva mama ubaye iki uyu muti narawuguhaye nkubwira n'akamaro kawo kandi ni umuti jyewe nizeye warawunyoye na nk'umuti wo mu cyaro nawe ntabwo nk'umuti w'ubyara kubera iki gusa mukecuru ni ngombwa ko nk'uyu miti yo mu ya kinyarwanda kandi igiye narivuje yego di ayiwe urareba ugasanga rero ndi igicucu ndi ikigoryi ntabwo nzi ubwenge ngiye miti ntabwo nayinywa pe meze neza nta kibazo mfite mu nda umeze neza umwana ameze neza nanjye meze neza ese urashaka kumutorera kandi bambwiye ko ningira ikibazo nzajya kwa muganga bakareba ko hari ikibi kiri bube kwa muganga ngo uhaye umuti nawe ubonye umvunnye utirikata uzi uri mu gukina nawe akose mukecuru tuvugishije ko uretse kwiyenza uwo muti nawe unyoye nabi cyo upfutse amazuru ntabwo upfutse amaso ntabwo ndi kureba uzamura gutya yego ndebe oya uretse ese ni uduki nkafungura amaso yego uri kukabona reka mbanze nguhere urakoze cyane urakishimiye ni agakanzu nabonye noneho hari ukuntu abantu b'inzobe abantu b'inzobe hari ukuntu imyenda y'imikara ibera urabona gaciye amaboko kazangera hahandi hejuru y'amavi gutya neza nzaba nsa nka wa mukobwa nabonye muri televiziyo neza aho murabe aka ngaka ni kamwe
nzakuzanira kandi Ese k'umweru wagakuye? nagatumije i Kigali. Mana yanjye. Urishimye? Ndishimye gusa. Ngaho ukigere wazi kigere ndeko kakubera. Se ndambarira ahangaha wowe. Nta kibazo. Mba mbona turusha. Nzakubona wakambaye. Umuravura. Nzakubona wakambaye. Nawe shangu urakoze Mana, wagira uri marayika Imana yanyihereye. Gusa ariko mfite ubwoba. Kumva akantu karimo imbere. Ubwoba pe. Ubwoba bw'iki? Ubwoba bwo kuba ndwaye imyenda? Uyu ni umwe. Aryo munsi nyuma y'ibyumweru nka 2 nzaguhereza ubundi. Ko njye sinshaka kongera kubona uri muri iyi myenda. Ko buri gihe duhura uri mu myenda imwe, kuva mu mwaka watangira. Ntabwo urahindura. Se. Kandi n'umwaka ushize niko byari bimeze. Ndavuga ko nayikuye. ariko kubera icyo ugomba kunywa nkabona umwana muzima mwiza. Jyewe nkeneye umwana wanjye, nkeneye kwita ku iraso ryanjye. Ergo uwo mwana nakarakomotse ku kandi di. ariko nta ruhare wagize kugira ngo kagere muri ngewe. Rero bivuga ngo wabuze se, ngo mwana wabuze se. Urumva ijambo bwiye? Umukecuru nawe wikwiyenza pe, wikwiyenza. Iyo miti ntayonywa. Ngo nta ruhare nabigize. Musuri Imana. Uri umugabo wanjye se? Ntuntutse. Ntacyo ngututseho. Ntuntangiye ngo nta ruhare nabigizemo. Nagombaga waje tumeranye neza muri iminsi nkambona ugenda uhinduka. Ariko nagasuzuguro n'umutima wawe n'ukuri mu kugenda n'ibyo mu kugenda nyira. Baravuga ngo iyo uje neza wakirwa neza. Waza nabi ukakirwa nabi. Mana yanjye. Ndababaye cyane. Ubu koko nakwakiriye. Ndababaye cyane kuko nkoresheje iri jambo urashaka kumpotorera cyangwa ntuyishaka cyangwa urashaka ubumukuramo muko tubimenye. Urashaka ko umwana wanjye avamo. Urashaka ko mbura Mama waretse kurengera. Waretse gukabya. Yego we. Ubu imyaka. We waretse kurengera ari wowe ushaka kumbabaza. Ngiye kwikura mu mwana. Waretse kumbabaza ari wowe. Wabigenjeje ute? Waragiye uratereka. Tebyo bivuga ngo ibyo nakubwiye. Byinjiriye habirasohoka. None urimo uranyereka ubu si wowe untangiye. Si wowe untangiye. Uri mu kunyereka ibiki? Mukecuru ntabwo ukunze ubuzima bwanjye kundusha. Ubabwira nde? Umuntu ushinzwe kumenya ko wambaye neza cyangwa wambaye nabi. Murakoze, ndishimye pe, ndishimye bikomeye. Ko nyine nahoraga nifuza nyine kwambara kenda kamezeho neza nyine nanjye nkasa neza. N'ubundi ibi bintu bituma utagaragaza ubwiza bwawe. Ukaba bwarabonywe nanjye gusa. Rero ugomba kujya wambara neza abantu bose bakabibona gusa neza. Gusa nyine nagira ngo nakubaze. So warabitekerejeho. Kandi ugarira bimwe byawe. Oya, nyine ndagira ngo amenye. So waratekereje ko urukundo rwanjye ndagukunda pe. Ndagukunda bitari imikino, bitari bino by'abana. Kandi nifuza gukundana nawe. Ndakoze, ndagushimiye nyine kubw'impano. Ntago nyine wakumva ukuntu umerewe mu mutima. Ariko nanone urukundo rwanjye koko ntago ndi kubisimbuka. Sinabwo nkunda. Nyine ngenda nkomeze mbitekereze. Bazimubira. Nta kibazo. Shahumura neza. Ndagukunda. Murakoze. Uzame n'agaparufe nyine njye mpumura nkawe. Byose nzareka. Bivuga ngo ndi kwikontorora, ndi kwiyumva, ninjye uzi ukomerewe. Nihagira ikibazo kivuka ndajya kwa muganga. None no muti ngende mumene. Ubu nuko ngo ngiye kumena. Iyo miti niba ba mama barayinyoye muri za 59 ntabwo bivuga ko muri iki gihe mu 2000 natwe byo tugomba kumva. Babaye iki? Umva nyina ntu. Fatwa. Nta muti ngiye. Fatwa nguyu di. Njye nje nta muti nshaka kumva. Yego mwana wabuze se. Uyu nakasa mutwe. Ninshake mbe nakasamano njyewe nta miti ya kinyarwanda ndi bumwe. Fatwa. Fata coco.
kamare mu gihe fata Ako se wanditse mama. fata kamare mu wacu ese nibiki maramusi ego kamare mu ngiri hano ariko uri mu kunkeka ibiki wawe jatwa dere Birarura n'ukuri kw'Imana. umaremo nonjajwa gusa y'injangwe dere we Umukecuru aranshaka y'igihugu. Si imiti ya kinyarwanda kandi kwa muganga bambujije kugira ikintu na kimwe. Birura gute se? Wanyirutse yampitana. Bega hangover we ya. Shezi zari zirishika. Teresa! Yeah. Ngwino hano ngira icyo mwibaza. Ubundi se ko shonje wamara by'ukuri. Gashonje pe. Ashonje. Shaka ngabuze. Nisukura amazi kuri mutubi. Kabana ndashonje ukigira gute? Ndikwayo. Ndumva n'umutwe n'ukumva. Ese mugabo mwiza. Karani. Mugabo ujyanye n'igihe. Ariko ko urashonje birumvikana. Ariko se gikundi. Ubu kagaceri wazanye ejo bundi kazashyitse n'ikiro. Bikazaho kabaye umufuka. Ndakurangiza ikiseru kuri kwate. Siteri koko. Ushekereza ko umuceri ibyo biryo gusa nta bindi gusa imirima y'ibijumba. Imyumbati rero ibitoki bira kuki uririmba umuceri buri. Twaraye twepfuye nta kintu kiri mu nkono. Ariko umpaye amafaranga yaragomba kuzana cyo guteka da. Guteka byo ndabizi cyane. Nawe ukorera umugabo mwiza. Kandi nari mbonye wondiri. Nkubwije ukuri. Erega ese ko cyumva wifuza gukora kurya cyangwa ugakora uko ushoboye kose kugira ngo wakibyo kurya kandi utahazi. Jojo, ibi ni bicumbana niki? Please. No, Sheri, niki kijya imbere? Ubaye iki? Nibicuriye. Sheri kutansubiza nibicuriye ntabwo mbyumva. Mungu. Sheri, umeze neza? Ari okay? Nyine mbwira urimo uraruka uri ibiki nakuje kurya ibintu byose ubonye nakubwiye ngo ibintu byose ugiye gufata jya umanza umbaze niki wafashe ibiki niki Ntabwo ari njyewe. ntabwo ari wowe se ni muto ni wa mukozi ni ibiki mbwira niki kijya mbere my god no way ize tujye kwa muganga reka tujye kwa muganga basi ni wumva aho kugira umwana wanjye agira ikibazo reka tujye kwa muganga please sibyo reka mujyane kwa muganga Ntabwo ari njyewe uri kundekura. niki mbwira ko ari ndimo nakoze natari wowe ninde habaye iki yakoze iki ninde ariko sibyo mfite akazi ntabwo ese kuba ntafite akazi ngo urabona ko noneho mbaye umuntu utari umugabo utavuga icyo mbaza mu rugo rwanjye ko kuri warahashye nari umugabo nta giti hagiye. Ariko ubu muri byo rinjerega birahari. Nahagiye kuza ngo chance. Shaka kuzajya amahirwe nyamara ukabona akazi. Akazi wakarimo ko ugende umufundi Uzwi kandi uriya abantu bubakiye amaro banavuga ngo uri umufundi rwose ubaka bigakomera.
wese uraberewe. ahubwo nari ndi gutekereza hepfo iriya nararimye ariko nshaka no gutabira wazana amasuka tukigira guhinga Usa na sogokuru. Nonse ikibazo kiri. Sari suka tugende duhinge. maze tugiye tujye guhinga Ya, nta kibazo gihari. duhinge dutere ni ukuvuga ngo n'ibigifundi gihagaze ubwo mara gushora kugishanga tugahinga Amaboko turayavi. Tugende duhinge. none njya kuzana isuka Ariko mbere yo kujya kuzana isuka. Barebye hari abantu dufara dukiri bunukana kana wo kuza kunywa hariya rero. ari ngatangaye kino kintu wabona Ijambo uvuze ntabwo rivugika. ariko gasi ubu neza wavutse uri umunebwe ugiye gupfura umunebwe Kubera ko nsabye ko kunywa tugiye guhinga ko bingiza umunebwe. none se igihe wakoraga wari ufite akazi byose umbwira ati akira amafaranga umugore wanjye zigama Ize bitware gake. Umwana wanjye ameze neza. Niki gituma uruka mbwira. ameze neza ariko nyine nibiguma gutya nshobora kujya muri risike n'umwana akaba None yagira se ikibazo. ko nakubuje kugira ikintu na kimwe ukora muri iyi nzu. Nta kintu nakoze. Aha. Uri ibiki? Uri bya binyomoro ko ambwiye ngo ntukunda ibinyomoro. Uri ibiki? Buya nyine. Ariko bibaho ku mudamu wese utwite hari ukuntu agira cyaka akarya akantu kakamugwa nabi ntabwo ibintu bikomeye cyane kereka niba hari ikindi kintu uzi waba wafashe mu buryo ntumva ngewe. Nyine sheri sinzi niba kubikubwira wenda Mbwira sindi umugabo wawe nicyo mpisha ikibazo nagize yego kuba naruka ni ibintu biri normal Mbwira. ariko ikibazo nagize rero mfite ubwoba ko ibintu nanyoye bishobora kungiraho ingaruka. Wanyweye ibiki? Wanyoye ibiki? Mama wawe amaze iminsi antoteza ambwira ko nyine uko abakecuru ba kera babagaho n'abagore ba kera ariko ngomba kubaho. amafaranga uri kujya karubona naba nayakuriye ntabwo rega n'ubundi satani yaba marayika ntibishoboka narinjye bahana ku gatima rwose koko Sindiruka kukigureje wumva. zari inshingano zawe rero ariko ntukanyure ibintu wakoze ibi ni inshingano zawe Ndabizi ko ari inshingano. uku nguku neza agatambariye ikanzu ni inshingano zawe Ndakubwira ngo tujye mu nzu ngo nyamuneka ngo ntabwo bishoboka. Ntabwo rero ko uzikura umugore wanjye ngo ndabizi ngo ariko simbishaka. Uragira ngo nzabyenze. Ntabwo ndashonje ngo nta biryo bihari kandi zikubira. reka nkubwire iyo nzu sinanze kuyijyamo ariko abagabo gemura kabi gute ugire umugore ngo mujye mu nzu kandi uzi ko umutima utishimye banza ushimisha umutima wanjye ure kumbwira ngo tujye mu nzu Ukwiye no gushimisha. nta mafaranga Zigahugurisha zibineke. hano none kana nakubwiza ukuri biranahindutse sinzasubira mu murimo uhingira abana bawe utabahingira ubareke Ukigenda nkwikirira isuka bazi. ndagukwikirire Yes. ariko gasi uzamenya ko uri umugabo ryari Njye ariko ndi umugabo. jya nkwikira isuka ndi umugore uri umugabo Nose kumwe uramwe tujyane guhinga. None ubivuyemo ngo ujya guhingira abana bawe. ikintu kibyica ni ukuntu yatse amafaranga Okay, mbere byose uko ngenda byikorera. nutayihereza uyireke kivume Arashatse. kivume Wow. Yafashe ibintu by'ibyatsi ntazi ngo biva he. Arabiguhura binywa? Sinzi niba ari umubirizi, sinzi niba ari igikakarubamba, birarura binuka nk'imisuzi, nyine ibintu bibi. Yarabimaye ndabibika ndabihisha nanga kubinywa. Noneho rero uyu munsi yaje turanarwana nambwira nabi arabinywesha ku mbaraga. None ndi kumva rero ari byo biri gutuma ikirungurira kizamuka nkagishaka kuruka kandi ndi kumva biri bukomeze kumera. Mama yaguhaye ibintu uranywa? Mama! Ngo ni imiti dangwa ituma ngo umwana akura ariko kandi wibuke ko kwa muganga Mama! Ari he kwanza? Mama! Sinteranije umwana na nyina kandi. Shinge nari kubigenza. Sheri ntutongane na mama wawe ariko. Voyez mukuru. Haruguru he? Ninde hararuguru? Inde wagwahawe uburenganzira bwo kujya haruguru?
kurakuguza yuva hari mu rugo kumanje tubanze kuvugana. Uruhushya? Ukasubirisha bona ngana nawe. Ndashaka kumenya ninde wagwa uburenganzira bwo kujya ku muhanda ninde. Narangije imirimo. Warangije imirimo? Narangije se imirimo utabumva ko nyine ugomba kujya kugira wagiye gusambana. Ese ubundi amaboko yawe yabaye ko utari gukura amaboko inyuma. Uri guhisha ibiki? Uri guhisha ibiki inyuma yawe? Yero cyurebe haruguru. Umujana agakaru kanzu kindi. Ndavuga nawe ukamva. Niba ndagahindukira haruguru ntabwo bawumva. Turebe icyo ufite. Turavuga vuba. Turebe icyo ufite. Neza hano. Hereza hano. Amara yikongoreza ku buryo ngukubita ku buryo. Hereza hano. Hereza hano. Nzana vira vuba. Hano ubundi. Ugira amahirwe sitagara agakingirizo karimo hano. Iki gikuye. Mama akose iyo nguhamagara ukica amatwi ntabwo uri kumva ko ndi guhamagara. Kanakumva Jojo umukoze ibiki? Mama ntunzamurire kamera. Ni ibiki uhaye Jojo? Urashaka kunyicira umwana? Ni ibiki uhaye Jojo ngomwe? Yarambwiye ngo umuhaye ngo ibyatsi ngo ni ibiki? Ni iki ushaka kuri njye? ariko se mwana usanze nibere hano ku kazuba rwose wakoze urahashye ndatamiye ndahembutse none urashaka kundutsa ibyo maze gutamira wawe hanyuma ukarutsa madamu. ariko se mwana wanjye koko none se akubwiye yuko murozi arambwiye ngo ufashe ibintu by'ibyatsi by'icyatsi binuka uramukorogera uramuhereza ngo nagotomere. Umwana utaramara n'agahe urabizi nari narabuze urubyaro. Mama urabizi nta mwana urashaka kumwica ataranavuka. mwana wanjye cisha make tuganire uri imfura yanjye. Umugore wawe ntabwo mwanga kandi uyu mugore agomba kuba ndamubona ari kazarusenya. Uyu mugore utangiye kuza akaza kunteranya akaba aje kukubwira ko ndumurozi mwana wa ntabwo ndiwe. Mama ibyo kuvuga ngo kwisa umurozi ntabwo ariko biri. Ambwiye ko amuhaye ibyatsi ngo sinzi n'amagambo ngo amubwiye ngo bikora ngo byari bimaze. Cyururuka cisha make nkubwire mwana wanjye. Niyo nguze. Uyiguze iki ko nta mafaranga ugira uyiguze iki? Wowe ugira akazi. Uyiguze iki? Nyabagwe impamvu sigaye ngenda ngasanga amasaka yanjye yavuye hakanu mu mufuka. Kumbi wangurishiriza amasaka singufashe. Mujye kiba singufashe wanjye turaho. Ujyama ntabwo niba. Ndashaka kumenya iyi kanzu iguze amafaranga ukuye. Ngira amafaranga yakuye. Nikangubwiza uvuye mu bagabo urasambanye baguhonza amafaranga urangije urabona kuri wowe aho gasubiro kanza kwa nukuri umwana mwiza bino mpobera barakana keza pe urakoze kugura umwana wanjye nta gakanzu yarafite ikanzu yanjye ikanzu yawe none wowe amafaranga yakuye inshuti yanjye Ayo mwana yiryamye, ufite ibishoko.
amafaranga numva ngo reka mbikubwire reka mbivuge ejo bundi nyine na hari umuntu waciye ari kuyoboza ndamuyobora ahita mpemba ntabwo papa wanjye ababwiye ntimugafate amafaranga y'abantu mutazi ninde waguha uburenganzira bwo gufata amafaranga y'umuntu utazi wari umutwaje ngo umuhembeshe iyo ariko njya nibaza ubundi abana b'iki gihe mwabaye gute iyo uhuye n'umuntu mukuru ukamutwaza bisobanuye ngo aguhembe wemere ko aba afite imbaraga nkeya wowe ufite imbaraga nyinshi bisobanuye ngo wowe aguheze amafaranga uyafate naramuyoboye kuki utayanze nyine sobanura impamvu utayanze yaguhaye angahe nta noti itukura iyi no kanzu yiguze angahe urahita umpaye usaguye ino kanzu yiguze angahe na kera na kare nawe rwose ntarakubyara umuti wa kinyarwanda wanyubaho umubyeyi utwite yanywaga umuti naho ibyo byo kuza akaba atangiye kubwira ko muroze ngo araruka wasanga niyo ndatwite atari niyawe ese icyemezo n'ikibwirwa n'iki mama ngo ntabwo atwite inda yanjye cyangwa wenda nta nubwo anatwite mbese ntabwo nabwirwa n'icyo ugatangiye kumva ibyo ngibyo umva rero mubwire mama ntega amatwi niwo ndi kubwira ntega amatwi nyumve neza niba aricyo cyakuzanye silivupure ku mwana wanjye ho twashwanye ku mwana wanjye mbigusubiriremo wambyaruka nkamenya ngo nta mama mfite none uragize uti hambira utahe niba wumva uri bukomeze kubangamira umwana wanjye Jojo atwite nagiye kera kubusa uyu ni Jojo ariko mwana mbigusubiriremo niba wumva ugomba kubangamira umwana wanjye hamwe gato mubwire mbabare unteze amatwi hamwe yego ubu ndi kera uriya mugore wamurongoye mbikubwira nkubwira nti uriya kubanza wena mwana wanjye watuje urangurananira ndakumvisha wanga kuntega amatwi none dore mbere yuko tuvuga ngo abyara nibazabyara umwana simbizi dore ibyo atangiye huko kubyara aje kunteranya aje kuba ari gateranya miryango mama amahitamo ni ayawe urahitamo kureka Jojo abyare neza ube nyirakuru w'uwo mwana cyangwa se ureke tubyimenyere tuzakuzanira umwuzukuru oya mwana garuka ntacyo tuvugana hitamo ureke Jojo abyare neza cyangwa utegereze tuzakuzanira umwuzukuru ngusabye imbabazi dutuze twe guterwa uriya twaratewe ngo natwe twitere ngusabye imbabazi dutuze turebe dukurikire ikimana yategetse twiterwa ngo twitere mwana ariko ngusabye imbabazi ariko nukuri ko mwana umvase ndakakubura nukuri ndakakubura rwose nyumva neza iyo uza kuba utari mama bahunjije murusha uyu ni umugore kazarusenya umwana wanjye ngo agiye kunkubita ubu wenda aragaruka kubita babindutse nta n'ibyo ndanabishyira ngo ntibagumane ibi byabo ubu ngiye kwiyahura yose nayabahaye uburamo ino kanzu urakoze wima wiriwe yewe ubona agakanzu umwana wawe ndibeshya nkumva wima namye kiro kanzu ari abatagenda yiguze nzahita ngucumura acyajya numbikiro nkone yikire hahandi hejuru y'igitunga zanjye gukubitira vuba akira inote yanjye y'umutuku neme ndayitanga none kanzu yanjye iyo ngo nzaye kubaza ukayibura inshuti yanjye nzakuvuna akaguru mama kanzu yanjye mvuga ziba aho ngaho gira vuba mama waretse kuntwarira ikanzu waretse kunteretse sebe mukeshe ntagukubita ikanzu niyo amateka mu buzima bwanjye niyo amateka niyo nyoko yasize niyo nyoko yasize cyakora ari bari nyoko yasize rwose ndayiguha bajya umunsi bapfunya nyoko yapfuye ni iyi ngiyi bamusigiye basize taraho intoki
uronze ivone mbabarira ko ukamikaze uri gupfukamira nde ngaho nsenga gira vuba senga gira vuba mbabarira mwikanzu yanjye umva kubwira ureba hano nkubwire reba hano nkubwire ntukantere inkuru wumvise ntukantere inkuru